Hero mwiriwe neza ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, umujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora, ndabasuhuje cyane. Nk'uko bisanzwe rero hano ni kuri Agape Official channel yanyu, twigiraho ibintu bitandukanye, gufata abana neza, kwita ku babyeyi batwite ndetse n'utundi tubazo tugiye dutandukanye. Bitewe n'ikibazo wagize turagufasha. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro ubushize twavuze ku kwezi k'umugore. Tuvuga ko kugira ibice bibiri, hari abagira ukwezi guhindagurika, hari n'abagira ukwezi kudahindagurika. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bantu bafite ukwezi kudahindagurika. Ni ukuvuga ngo bafite regular cycle. Abo bantu bafite ukwezi guhindagurika no mu kuboneza urubyaro biroroshye kuba bakoresha uburyo bwa kalendari ndetse n'uburyo bw'urunigi. Nk'uko twabibonye hari uburyo bubiri, hari uburyo bwo kubara ukoresheje kalendari, hari n'uburyo bwo kubara ukoresheje urunigi. Ntucikwe rero n'iyi video, wikihutisha ukurikirana ikiganiro kirangize. Kirimo ubusobanuro buhagije ku muntu ufite ukwezi kudahindagurika, ni ukuvuga ngo ufite regular cycle. Icya mbere tugomba kumenya nuko cyane cyane iyo tugiye kubara dukoresheje urunigi, cyane gukoreshwa ku muntu ufite cercle cyangwa se uruziga, cyangwa se igihe cye cy'imihango kigizwe n'iminsi 26 kugera ku minsi 32. Mu gihe uhengeje iyo minsi 26 cyangwa uhengeje iminsi 32 cyangwa se ukaba uri munsi y'iminsi 26, ntabwo wemerewe gukoresha urunigi, kuko hari igihe ubwo buryo bwo gukoresha urunigi rutakubera rwiza. Noneho mu buryo bwo kuboneza urubyaro, gukoresha urunigi ruri kuri pourcentage yo kuba utasama guhera kuri 88% kujya kuri 95%. Ni ukuvuga ngo hari pourcentage iburaho, ni ukuvuga ko rutizewe 100%, ku buryo warukoresha ntugire ikibazo cyo kuba wasama, ukabikoresha mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Iyi video ntabwo ireba abagore gusa, irareba n'abagabo. Bagabo namwe nimufasha abagore banyu. Hari igihe ashobora kuba akoresha urunigi, uwo munsi akibagirwa kwimura agasaro, ariko birashoboka ko wamwibutsa ukamubaza ngo ese wigeze wibuka kwimura agasaro? Iyo umwibukije bituma namwe no mu rugo bigenda neza, mwirinda inda zitateganijwe. Bishoboka ko n'umugore wawe kuba yakwiga kubara byamugora, ariko ukaba wamufasha. Ni ibintu byoroshye rero. Ntabwo iyi video ireba abagabo gusa, ntireba abagore gusa, irareba buri umwe. Ndetse n'abakobwa ni byiza ko bamenya iminsi yabo y'imihango. Ni byiza ko bamenya niba se regire yanjye iriregiriye cyangwa iriregiriye. Dukurikire rero ikiganiro. Ahangaha ndifashisha imfashanyigisho y'urunigi. Mfite urunigi ahangaha. Turabanza tumenye ngo ese aya mabara ari kuri urunigi yose asobanuye iki. Ni ukuvuga ngo buri bara riri ahangaha ku runigi rifite icyo rasobanuye. Uhereye kuri aka gasaro k'umukara, aka gasaro ni akakuyobora aho ugomba guhera ubara. Ushobora kuba utazi ugasanga ahangaha naho urabona bisa, ariko hari mu itandukaniro. Nawe nubireba urabona ko hari mu itandukaniro, ariko nicyo kano gasaro kabereyeho. Nk'uko mubibona hano hariho aka arrow kakuyobora aho ugomba guhera. Hari n'aka gasaro k'umukara, akangaka mubona aka gatoya kagufasha dukoresha urimo wimura. Nk'ubu urabona ko nkimuye nkajyanye ku isaro rya kabiri risa shokora. Uko umunsi ugenda uza rero bitewe n'iminsi yawe aho igeze, ugenda ugakoresha mu kwimura. Niko kamaro karwo. Tudatinze rero, nk'uko nabibabwiye, buri saro riri hano rifite icyo risobanuye. Ni ukuvuga ngo iri saro ry'umutuku ni wa munsi wa mbere twabonye. Iri saro ni umunsi wa mbere wagiriyeho mu mihango. Ni ukuvuga ngo nimba wagiye mu mihango uyu munsi ku itariki 28, isaro ryawe riri hano ku mutuku. Ni ukuvuga ngo hano ku mutuku niho umunsi wa mbere. Tutibagiwe uru runigi, nk'uko nayo nabibabwiye, rugizwe n'amasaro 32. Ari nayo mpamvu batubwira ko
rukoreshwa ku muntu ufite cercle cyangwa se regle z'iminsi 26 kugera kuri 32. Rero dukomeje, isaro ry'umutuku risobanura umunsi wa mbere wagiriye mu mihango. Umuryango wa OMS w'abibumbye WHO, umuryango w'abibumbye wita ku buzima, wemeza ko umuntu ashobora kujya mu mihango hagati y'iminsi 2 kugera ku minsi 7. Ni byo mpuzandengo, mbese en general bageneralije nta muntu akenshi ujya urenza iminsi 7 akiri mu mihango. N'urunigi rero niko rukoze, niko rugenderwaho, rugendera kuri iyo minsi 2 ndetse n'iminsi 7. Aya masaro nuyabara ukugera ahangaha, guhera kuri isaro ry'umutuku kugera ahangaha mfatiye hasa shokora, ni iminsi 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ni ukuvuga ngo ni kuri wa muntu ugira imihango itinda. Birashoboka ko waba ujya mu mihango iminsi 3, birashoboka ko waba ujya mu mihango iminsi 4, byose biri kuri dedimano bikubiye muri iyi minsi 7, kuva ku minsi 2 kugera ku minsi 7. Icyo tutazi nuko tutarabona umuntu wagiye mu mihango umunsi umwe, ariko birashoboka ko wajyamo iminsi 2, birashoboka ko wajyamo iminsi 3 bitewe n'imisemburo yawe uko imeze. Iyi minsi 7 ureba ahangaha rero ni iminsi y'imihango, harimo n'irisaro ry'umutuku ry'umunsi wa mbere wagiriye mu mihango. Guhera ahangaha rero nubara urasanga ari uguhera ku munsi wa 8. Uri hagati ya minsi twabonye iminsi 10 kugera ku minsi 15 y'uburumbuke. Nkuko twabonye iminsi y'uburumbuke iba hagati y'iminsi 10 n'iminsi 15 bitewe n'imisemburo yawe, bitewe nuko mbese n'igihe iminsi yawe y'uburumbuke yatangiriye. Ni ukuvuga ngo rero aya masaro y'ubwayo ni amasaro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ni amasaro 12. Ni ukuvuga ngo ahangaha nubara urasanga uyu ni umunsi wa 8 uhereye ku munsi wagiriyeho mu mihango. Kugera ahangaha rero ni umunsi wa 19 uhereye ku munsi wagiriyeho mu mihango. Iyi minsi rero ni ya minsi twabonye y'umutuku, ni ya minsi iri high risk, ni ya minsi y'uburumbuke yuko umugore igihe cyose akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se umukobwa mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina uba uri muri risk cyangwa se uba ugomba gusama. Tubyumve neza, iyi ni iminsi y'uburumbuke. Guhera kuri risaro ry'umweru risobanuye iminsi y'uburumbuke. Nshobora kwandika kukwereka urunigi ukabona ntago uri kurusobanukirwa bitewe n'amasaro, ariko hari aho uzagera uhasanga urunigi rufite amasaro y'ubururu. Aya masaro y'umweru arahari, ariko ahangaha ni amasaro y'ubururu, ariko byose uburyo koreshwa ni uburyo bumwe. Iyi rero ni iminsi y'uburumbuke yo kwitondera, ni iminsi y'umutuku. Nubwo wakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, gerageza ushake wenda emergency contraceptives, cyangwa se ufate imiti kurinda gusama mu gihe udashaka gusama. Cyangwa se ni byiza ko wewe nk'umugabo n'umugore nimba kwifata bibananiye muri iyi minsi, bikaba ngombwa ko mukenera gutera akabariro, gerageza gukoresha kondomu. Nimba nta bundi buryo bwo kuboneza ukoresha urunigi, koresha agakingirizo kugira ngo mutaza kubyara inda mutateganije. Iyi minsi rero ni ya minsi iza nyuma y'uburumbuke. Iyi minsi ni iminsi igera mu minsi 8 cyangwa 7. Iyi minsi ni ya minsi igihe igira iba riri kwitegura, ni ya minsi igihe igira iba rimo rirakura ryongera kwiforma, kugira ngo ku mugore, kugira ngo ryitegure intangangabo ribe ryagira. Rero niho iyo rigeze igihe cyo gusohoka ryabuze intangangabo, niho tuza kubona ko hano habaho umunsi wa ovulation, umunsi wo kujya mu mihango. Aya masaro rero uko yareba asobanuye kimwe, yaba n'aya ngaya ari ahangaha asobanuye ikintu kimwe. Aya masaro rero ni ya masaro ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ntube wasama. Ni igihe kiri safe, ni igihe cyizewe uba udashobora gusama. Ndongera kubisubiramo, urunigi rukoreshwa ku muntu ufite iminsi guhera kuri 26 kugera ku minsi
32. Nimba uri munsi ya 26 ntiwemerewe, nimba uri hejuru ya 32 ntiwemerewe. Ibyo tubyumve neza. Iyi rero ni iminsi byo kudasama. Iri saro murabona ko ritandukanye cyane n'aya yandi. Iri saro ritandukanye, rirajya kubamo umukara cyane kurusha iri ngiri rya shokora. Iri saro rero naho kuri wa muntu w'iminsi 26 we niho asoreza iminsi ye yo mu kubara. Usanga ari hahandi iminsi yo 26 irangira agahita ajya mu mihango. Iyi ngiyi rero ikomeza ni kuri wa muntu ufite iminsi 32. Byose bisobanuye kimwe. Iyi minsi ni iminsi iri sefu, ni iminsi udashobora gusama, nta kibazo cyo gusama wagira. Ariko icyitonderwa ni kuri iyi minsi yo gusama. Kugira ngo rero urunigi rukurikizwe neza kuboneza urubyaro, nuko witondera ukabanza first of all ubanza umenye ngo ese umunsi wanjye, umenye ngo mbese iminsi yanjye y'imihango ni ingahe. Ese ngira iminsi 28? Ese ngira iminsi 26? Ese ngira iminsi 32 cyangwa se ngira iminsi 30? Kugira ngo wemererwe gukoresha runo runigi. Ikindi kandi nimba ko kurukoresha n'uburyo bwo kuboneza, gerageza ubizirikane, ubishyire ku mutima wawe, wibuke ko ugomba kwimura iri saro, kuko nutaryimura rizakujijisha, usanga uri inyuma y'igihe kandi wageze muri risike yo kuba wasama. Ejo uvuga ngo natwise inda nateganije mu buryo natekereje. Reka dukomeze mu buryo bwa kabiri bwo gukoresha kalendari. Kalendari abantu benshi bakuze niyo bakunda gukoresha, kuko nk'uko tubizi muri viziyo yacu ubu ngubu itandukanye na viziyo y'ahahise. Ahahise rero bakoreshaga uburyo buri natirere, bagakunda gukoresha kalendari niyo bayaboroherezaga. Reka turebe uburyo bwo gukoresha kalendari ngo bigenda gute. Banza mu gihe cyo gukoresha kalendari, banza ufate ikayi cyangwa se agenda yawe, ubare byibura amezi 6. Numara kubara amezi 6 wandika uvuga ngo uyu munsi nagiye mu mihango ku itariki wenda 15, ukwezi kwa kabiri ngiye mu mihango ku itariki 22, ukwa gatatu ngiye mu mihango ku itariki 23. Ibyo byose numara kubikora, ushobora kubikora mu gihe cy'amezi 6 cyangwa ko babikora mu gihe cy'umwaka amezi 12. Ibyo ngibyo bizafasha kumenya ngo umunsi wanjye w'uburumbuke utangira kuri izi tariki ugasoza kuri izi tariki. Ubwo ni ukugira ngo tumenye ngo isi iminsi y'uburumbuke ku muntu ukoresheje kalendari uzabasha kuyibara gute. Ni ukuvuga ngo dusipoze ko uyu munsi iminsi myinshi wagize kuri kalendari, fata mbese utoranyamo muri ya minsi yose aho wagize iminsi myinshi, ugatoranyamo naho wagize iminsi mikeya kurusha ahandi. Reka dufate ko aho wagize iminsi mikeya mu kubara rero tugiye kwifashisha ino mfashanyigisho ikayi. Twari tumaze kuvuga ko byibura wabara amezi 6 cyangwa se amezi 12. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko ufata umunsi wagizeho iminsi mikeya n'umunsi wagizeho iminsi myinshi. Twipoje ko hano dufite wagize iminsi 26. Ni ukuvuga ngo ufata ya minsi 26 ugakuramo 18. Iyo ukuyemo 18 ubwo ni 8. Ufata na ya minsi wagizemo iminsi myinshi ubwo ni hano twisipoje iminsi 32 ugakuramo 11. Ubwo ahangaha ni 21. Ni ukuvuga ngo ahangaha tuba tubonye iminsi y'uburumbuke uzabara ukoresheje kalendari. Ni ukuvuga ngo uzahita wibwira ko ku munsi wa 8 niwo munsi utangiriraho uburumbuke, ugasoza uburumbuke ku munsi wa 21 bitewe n'uko serikire yawe imeze, bitewe n'iminsi wagize mu mezi 6 cyangwa mu mwaka mu mezi 12. Ibi rero ntabwo bigoye, bisaba kubyitaho. Inama ya mbere nuko bigusaba gufata ikayi n'ikaramu ugashirika ubute, ukavuga ngo ukwezi kwa mbere nagize iminsi y'ingine, ukavuga ngo ukwezi kwa kabiri nagize iminsi y'ingine. Wowe ukagenda wandika amadate, ugashyiramo na intervalle n'iminsi wagize muri ayo mezi. Bizagufasha cyane kumenya iminsi yawe y'uburumbuke
ukoresheje kalendari bitakugoye mu buryo bukoroheye, kuko n'abafite urunigi nguru ni bakeya kuruta abakoresha kalendari mu buryo buboroheye. Ushobora no kujya ku kigo nderabuzima gushaka urunigi ugasanga ubu icyo gihe ntazihari, bitakubuza ko utakoresha kalendari, ariko ukirinda kubyara umwana utateganyije, uba umubyeyi uba umukobwa byose bose birakureba. Nubwo waba uri umugore ufite umugabo utateganyije kubyara, si byiza ko wabikora, rero bigendemo gakeya. Uyu munsi rero twagerageje kwigana hamwe uburyo twakoresha bwo kubara ukwezi k'umugore dukoresheje imfashanyigisho zitandukanye, dukoresheje uburyo butandukanye. Twabonye ko hari uburyo bwa kalendari, tunabona ko hari uburyo bw'urunigi. Ibyo byose twagerageje kubikoresha kugira ngo buri umwe abashe gusobanukirwa, abashe kumenya uburyo bwe yabara umunsi ye, ukwezi kwe kw'imihango. Rero ikiganiro cyacu naha tugisubikiye. Ibiganiro byo kuri Agape Official nakagaruka, ntugende udakoze subscribe. Ndi kubona abantu benshi barimo barareba video, niba video yakunyuze wayikunze kora subscribe, ukore like, share and comment nimba hari aho ugize ikibazo, kandi unasharinge abandi. Bivuga ngo iyi video igenewe abagore, ntabwo igenewe abagore gusa, igenewe n'abagabo, nawe wakuramo isomo ryawe. Nk'uko bisanzwe rero ni kuri Agape Official, ndi umuforomokazi. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndabakunda. Ciao ciao.